amakuru agezweho ku bugingo bw'Ijuru TV. Imyaka 5 irarangiye abahanzi Vestine na Dorcas bamenyekanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuva kera bakiririmba mu makorali atandukanye muri ADPR kugeza ubu ngubu. Mwabonye mute mwebwe mwari muri ku ishuri ntimwanamenye ko mwabaye abastari by the way, ku buryo nk'ubu kuza kubafata byari impamvu kugira ngo mutajya mu mabisi ntago byari gukunda. Kigali muri abastari murabizi. Oya siko turi ku ishuri tubizi. Ntabwo tubizi. Usko twakoze indirimbo gusa. Mwakoze indirimbo muhita mujya ku ishuri. Ya ndirimbo rero mwakoze ubu ngubu wenda byanga byemena ko mutabibonye. Baba bakana amakuru wenda ku ishuri bakavuga ko babibonye. Ubu ni indirimbo imaze gufata cyane, navuga ko ari imwe zimwe mu ndirimbo zagare zindi mu gihugu, kuko mu mezi 2 yonyine imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 2 n'igice ndetse iracyarebwa. Ibyo bintu mu bisobanura mute nkamwe mubyivugire? Ngiye nyine ukuntu bisobanura biranezeze cyane. Nge ndi ku ishuri kuko nge nigana mfite na telefone. Nagiye kuri YouTube mba ndabibonye. Ikintu cya mbere nakoze narapfukanye ndavuga ati Mana ushimwe waba icyubahiro, kubera ko ntago nari nzi ko byagenda kuriya byangenze, ntago nari nzi ko ariko byagenda. Rero Imana nishimwe, ndayishimye n'aka kanya n'abantu bose bari kubyumva. Kuva kera bakimenyekana kugeza ubu ngubu baracyakora umuziki nyarwanda wibanze muri gospel. Baracyakora indirimbo zigiye zitandukanye. Irasetsa Imana irasetsa data arasetsa Imana irasetsa yaragusekeje Imana irasetsa yaragusekeje data arasetsa. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 batangiye kumenyekana cyane kuri The Choice Live. Ni YouTube yabazamuye ubwo bakoranaga ibiganiro na Irene Munindahabi. Byakomeje gutera imbere, bagenda bazamuka umunsi ku munsi kugeza basohoye indirimbo ya mbere. Indirimbo ya mbere barayishimiye abanyarwanda, bayigaragariza urukundo. Ubwo bakoranaga ibiganiro bigiye bitandukanye, bagiye bavuga ukuntu biyumva n'ukuntu bakunda umuziki nyarwanda. Bagiye basorora indirimbo zitandukanye, ariko ubu ngubu kugeza ubu ngubu indirimbo yabaye icyamamare kurusha iyindi, indirimbo yabamenyekanishije ikabageza ku rwego rwo hejuru, ikabamenyekanisha mu bihugu bitandukanye nk'u Rwanda, Tanzania, Uburundi ndetse n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Bigeze aho ngaho yo muri Afurika, indirimbo yitwa Yebo. Nkubitira Imana, haleluya, nkubitira Imana, yego risinzirire guhwera, ayiwe risinzirire guhwera. Byabaye akarusho aho bitabiriye ibitaramo bitandukanye, bigeza naho baje gukora ibitaramo muri Vancouver muri Canada. Ibyo byabaye ibintu bishimishije cyane kuva bakiri bato kugeza ubu ngubu. Barishimira iterambere bagezeho, barishimira urugendo bagezeho muri iyi myaka 5 ishize. Ese wowe ubona Vestine na Dorcas bakwiriye ibihembo nk'abantu bamaze igihe gitoya mu muziki nyarwanda, ariko bakaba bamaze gukora ibintu birenze?